Turagushimiye amagara mazima, turagushimiye ko waturembuje Mwuka Wera ukaduhamagarira mu bihe byo kubana nawe nanone. N'umwihariko umuntu agirana nawe ku giti cye, ariko Mwami twongeye guhuza umutima n'abahungu bawe n'abakobwa bawe hirya no hino bagufitiye inyota, Mwami w'abami. Tuje kwikubita imbere yawe, tuje kwikubita ku birenge byawe Yesu, tuje kugushaka wowe mutunzi w'imbabazi, tuje kugushaka wowe ushobora byose, tuje kugushaka wowe utagira ikikunanira, tuje kugushaka wowe udahishwa. Turaje mu nama zawe, turaje ngo tujye inama, turaje ngo tweze, turaje ngo dutunganye, turaje ngo tuboneze, turaje ngo dutumbire mu maso hawe, turaje ngo duhindurwe nawe, turaje ngo dukorweho nawe. Turakwemereye Mwami mwiza kugira ngo ukore umurimo mu mitima yacu, ukore umurimo mu buzima bwacu, ntagira agace na kamwe gasigara kadakozweho nawe. Turaje Mwami kandi utwemerere twumve ijwi ryawe, turaje utwemerere twumve icyo utubwira, twumve uko utuyobora, twumve aho tuganisha, twumve aho twerekeza, twumve icyo dushakaho mu gihe nk'iki ngiki. Hari umwijima mwinshi mu isi, hari ibibazo bitandukanye, hari ingorane zitandukanye nk'uko isi ihora imeze, kuko atari ijuru. Turaje Mwami kugira ngo utwongorere. Reka umutima wose ukunyotewe, reka umutima wose ugushaka uwemerere Mwami akubone mukunzi mwiza, akubone muri mwenyine, akubone muri mwembi, akubone Mwami adaciye ahandi, akubone adaciye mu wundi muntu, kuko uraboneka. Waraturembuje Mwami, uratubwira ngo tuzagushaka tukubone nitugushaka n'umutima wacu wose. Tuzindukiye imbere yawe, tuzindukire mu nzu yitiriwe izina ryawe, tuzindukiye Mwami imbere y'ibitanda byacu, tuzindukiye Mwami imbere y'amariri yacu, dushyize amavi yacu hasi Uwiteka Mana Nyiringabo tuguhamagara, dushyize imitima yacu imbere yawe Mwami tukwifuza. Imitima yacu irakunyotewe, imitima yacu ije kukubwira ngo ntabwo dushoboye, imitima yacu ije kukubwira ngo tutagufite twaba dushize, imitima yacu ije kukubwira ngo ni wowe wenyine dushaka Mwami w'aba. Dufite ibindi bintu byinshi n'abandi bantu benshi bashobora kudushyigikira, ariko ibyo byose ntibirama, ibyo byose bifite ubushobozi bugufiya, ibyo byose bigarukira hafi. Ariko wowe mutunzi w'imbabazi, wowe udafite itangiriro n'iherezo, wowe uhoraho, wowe umenya byose, wowe uvuga ijambo rimwe ibintu bikajya mu buryo, wowe ufite byose mu biganza byawe, niwe twazindukiye imbere yawe Mwami. Urebe imitima yose ikunyotewe, urebe imitima yose igushaka. Duhagurutse Mwami uko nguko, iyi mibiri yacu dore ikunda kunanirwa no kuryama, ariko Mwami twiyimye ibitotsi, twifuza kuzindukira ahuri. Turibatuye Mwami kugira ngo tukumve, turibatuye Mwami kugira ngo tukubone. Turazamutse mu cyumba cyo hejuru mukunzi mwiza, kugira ngo twumve neza yawe, kugira ngo tumanukane imbaraga zawe, kugira ngo duhindurwe nawe Mwami. Turagushaka mukunzi mwiza, turagushaka. Imitima yacu irakwifuza, imitima yacu irakunyotewe, imitima yacu irashaka impinduka, imitima yacu irashaka ubutabazi. Turagushaka muri buri gace katugize Mwami. Tuje dufite ibitandukanye, hari abuzuwe n'amashimwe y'ibyo wakoze, ibyo bagusabye ukabisubiza, hari abuzuwe Mwami no gushoberwa no kukuyoboza inzira. Ibyo byose tubizanye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tukubone Mwami w'aba. Ngwino utuyobore inzira, ngwino utubwire uko twabigenza, ngwino utubwire uko twakwitwara, ngwino utubwire uko twahagara mu gihe kimeze gutya. Ngwino uvugane natwe Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino wakira amashimwe kandi azamuka mu ndiba y'imitima yacu, kuko twaramutse, kuko turi bazima, kuko tubasha guhagarara, kuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko twababariwe bya byaha byinshi. Dufite impamvu ibihumbi n'ibihumbagiza byo kugushima, ndetse niyo dusubije amaso inyuma Mwami, dusanga waraturwanira intambara nyinshi, dusanga hari ibikombe waducishijemo tutabashaga kwicishamo, dusanga Mwami hari amashimwe yuzuye imitima yacu y'imirimo twakubonanye. Ibyo bidutera kugaruka aho uri mukunzi mwiza, kuko tuzi ko waturwaniriye cya gihe. Uracyari wa wundi, ntabwo uhinduka, ntabwo upfa, ntabwo usaza, ntabwo ujya uvuga ngo sori sinkibishoboye. Uri Imana ishobora byose. Ibyo bidutera kugaruka aho uri Mwami w'aba. Turagarutse nanone Mwami muri iki cyumba cyo hejuru, turagarutse Mwami muri iki gitondo, turagarutse Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere udukoreho. Ndasuka kandi kurira kose kurimo kuzamuka mu ndiba y'imitima y'abana bawe Mwami. Hari igihe amagambo batakibasha kubitondeka, hari igihe umuntu abatakibasha kubivugisha imvugo isanzwe isohoka mu minwa y'abantu babitondetse neza. Hari igihe biba ari amarira no kuniha gusa. Ibyo byose nabyo tubizanye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo amarira yacu yashira mu icupa, ari imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Wumve n'umuntu utakibasha kubivuga, ari mwarira gusa Uwiteka Mana Nyiringabo, maze umukirize umutima, maze usure ubuzima bwe, maze usure umuryango we, maze usure urugo rwe, uzana impinduka Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje
mwami w'abami kugira ngo dutabare, turaje mwami w'abami kugira ngo twongere tubone imirimo yawe nk'uko tuyisoma muri Bibiliya. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, turabizi kuri Imana ya kera na n'uyu munsi n'iteka ryose, uri Imana idahinduka, uri Imana idakangwa n'ibihe. Uko niko tuje imbere yawe mwami, tuje dufite urusobe rw'ibivangavange biri mu mitima yacu, ariko ibyo ngibyo ufite umwihariko wo kumenya kubisobanura. Uwiteka we urabizi kubisobanura ukabishyira ku murongo, urabizi kubikora neza. Uwiteka Mana Nyiringabo, turabikuzaniye mwami w'abami. Hari abahungu bawe n'abakobwa bawe bibwira ngo haraho ntibazi gusenga, ariko mwami tuje kutumbira mu maso yawe. Hari n'igihe umuntu atabasha no kuvuga, ntabashe no kurira, akaza agaceceka gusa. Ibyo nabyo ubyakire nk'isengesho, ubyakire nk'umutima ugushaka, ubyakire nk'umutima ugukumbuye, ubyakire nk'umutima ufite umwuma ukeneye amazi ava ahera hawe. Ubyakire Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje gusuka intege nke zacu, intege zacu mwami zidashoboye, iz'abahungu bacu n'abakobwa bacu, izabo dusengana nabo tugendana, izabene wacu mwami w'abami, n'izacu ubwacu tuze kuzisuka imbere yawe. Tuje kukubwira ko tudashoboye, hari ibindi bihumbi tujya tugambirira mwami w'abami ntitubishobore. Izo ntege nke zacu nazo turazizanye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze mukunzi mwiza kugira ngo muri iyi minsi 7 nyaguhora ku ngoma uzamanukire mu mbaraga, wegura umuntu wese wari urambaraye, wegura umuntu wese wari ubaswe n'icyaha adakunda, wegura umuntu wese ubaswe n'ingeso adakunda, wegura umuntu wese utakibasha kweguka ngo asenge, wegura umuntu wese utakibasha kuba mu ijambo ryawe, wegura umuntu wese inyota yo guterana n'abera yashizemo, wegura umuntu wese wahoza gukorera mwami w'abami bwacya agacogora, wegura umuntu wese urimo wibaza ngo sibi bizarangira ryari, wegura umuntu wese mukunzi mwiza utagifite ryashyaka no gusiganwa mu nzu yawe, wegura umuntu wese mwami utagifite muriro ugurumana muri we. Utwegura Uwiteka Mana Nyiringabo, utwegure nyaguhora ku ngoma, udukize, ukize itorero ryawe, ukize ubwoko bwawe, ukize abahungu bawe n'abakobwa bawe. Uko niko tuje tumeze mwami w'abami. Nasanze uri umutunzi w'imbabazi, nasanze uri umugizi wa neza, nasanze utadukoba, utatumwaza, utatubwira ngo subundi ngo ibyo nibiki, ngo subundi ko byakunaniye n'igihe wahereye. Nasanze utari uwo nguwo, nasanze uri umutunzi w'imbabazi. Uko niko tugarutse mwami w'abami. Muri twebwe harimo abisubiyemo nka wa mwana w'ikirara, barimo bavuga ngo noneho ngiye gusenga, noneho ngiye gushaka mu maso h'Imana. Ibyo nabyo kuko uri umutunzi w'imbabazi ubasha kubyakira Uwiteka Mana Nyiringabo. Tugarutse aho uri mwami w'abami, tuje tumeze gutyo, tuje turi uruvange, tuje mwami bivangavanze, tuje mwami bisobetse bisobakasobetse. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo bivanguze amaboko yawe y'imbabazi, kugira ngo uvuge ijambo rimwe gusa mwami, n'ibyaboze n'ibyanutse binuke. Mwami turaje kuko tudashoboye, turaje mwami kuko urugendo ari rurerure, turaje mwami kuko umurimo ari mugari, turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kuko ibiduhiga ari byinshi, turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo dukize, turaje mwami kugira ngo dutabare. Hari igihe ujya uduha agahenge ku giti cyacu, ariko twazenguruka impande yacu tugasanga tugoswe n'imibabaro, tugoswe n'abantu barushye, tugoswe n'abantu badafite icyo bakora, tugoswe n'abantu badashoboye batakifuza no kubaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, umaruke mu mbaraga zawe, twongere tubone imirimo yawe, tubone mu maso hawe. Ndakwinginze ngo usanga uwo muntu wese wigunze umumurikishirize mu maso hawe h'imbabazi. Iyo umuntu akubonyeho mu ruhanga herwe harongera hagakomera, iyo umuntu arebanye nawe mu maso he haracya, iyo umuntu arebanye nawe umubabaro urayoyoka mu mutima, iyo umuntu arebanye nawe ibyiringiro biragaruka, iyo umuntu arebanye nawe harongera akemeshwa, iyo umuntu arebanye nawe imbaraga zo kubaho ziragaruka, iyo umuntu arebanye nawe umunezero w'agakiza uruzura. Turaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugarukeho mwami w'aba, utugarukeho mwami w'aba. Twakabaye twiherereye, buri muntu ari ku karagoke, buri muntu ari kwitsapiye, ariko mwami turifuza gutyazanya, turifuza gukomezanya. Ndakwingize mukunzi mwiza kugira ngo ijwi ryanjye ribashe kugera, abahungu bawe bahaguruke mu mbaraga, abakobwa bawe bahaguruke mu mbaraga nyaguhora ku ngoma. Bongere biringire imirimo yawe n'ibitangaza byawe, bongere biringire kuri wa wundi, bongere biringire kugikora, bongere biringire kutananirwa, bongere biringire ko nibyo ngibyo bishoboye, bongere biringire ko nta kikunanira mukunzi mwiza, maze bongere bagaruka imbere yawe. Dore umwanzi aravuga ati nimuceceke, igihe wasengeye ese ubundi byakemuka gute, ese ubundi byashoboka gute? Ariko nasanze uri Imana ikura no mu rupfu, nasanze uri Imana izura ibyaboze n'ibyanutse, ntibigutera ubwoba, ntibigutera ubwoba. Wabwiye bashiki ba Lazaro ngo nimwizera gusa muraza kubona ubwiza bw'Imana. Bari bizera, bari bafite ibyiringiro, bari bazi iby'umuzuko w'abapfuye, bari bazi ibyo ku minsi y'imperuka, bari barakwizeye ndetse wari inshuti yabo, ariko bari
batarabona uburyo ibintu byaboze, uburyo ibintu byanutse, ushobora kuvuga ijambo rimwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, abagusenga bose hari icyo bakuziho, abagushaka bose hari agace babonye, ariko Mwami hari izindi mbaraga tugutegerejeho, hari ubundi butabazi Mwami. Niyo mpamvu tugaruka huri kugira ngo uzure, kugira ngo ubesheho, kugira ngo wongere usane, kugira ngo wongere wubake Nyagora ku ngoma. Nasanze uri Imana itangaje. Yo Paulo yarasenze Mwami asengera Abefeso, aravuga ngo nzapfukamira Data wa twese, ngo imiryango yose yo mwisi yitirirwa. Nasanze witirirwa imiryango yose yo mwisi, na yindi twakiriyeho iteka, na yindi tureba tugasanga ntibyashoboka, ngo witirirwa imiryango yose yo mwisi. Ndaguhamagara Mwami w'abami mu miryango yacu, ndaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo mu miryango itari mu ibyiringiro, aho ababyeyi n'abana batavugana, aho abagore n'abagabo batavugana, aho batarebana Nyagora ku ngoma. Ndaguhamagara we witirirwa imiryango yose yo mwisi, ndaguhamagara kuko iyo miryango ni iyawe, abakubaha n'abawe, n'abatakubaha nyamara nawe uri nyirabo. Niwe washyizeho imiryango, niwe witangiriro yaryo. Ndaguhamagara Mwami w'imbabazi kugira ngo umanuke mu miryango yacu, umanuke mu mago yacu, wongere uzure. Narasomye mu ijambo ryawe, sanga umukozi w'Imana Yohana bavuga ngo yaje kongera guhuza imitima y'abana na base, yaje kongera guhuza imitima y'abana n'ababyeyi, nyamara ari mategura inzira z'Umwami. Uwiteka we, turaguhamagara muri iki gihugu, turaguhamagara mu itorero, turaguhamagara mu nshuti zacu, turaguhamagara mu bo tuziranye n'abo tubivugana, turaguhamagara mu bo tutazi nyamara barimo bakunihira, turaguhamagara mu miryango Mwami, turaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo. Imiruho n'imibabaro biri hirya no hino, ibiri mu bana, ibiri mu bagore, ibiri mu bagabo, n'imirimo ya Satani yo gusenya imiryango. Amarira menshi asukika Mwami w'abami, nayazanywe n'imibabaro iri mu miryango, ahagombye kuba umunezero, ahagombye kuba ibyishimo. Umwanzi yaratunyaze, yaratwibye, yuririye mu madirishya, aratwibazana urupfu, azana kubihirwa. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'imbabazi, uri Imana itagira ikiyinanira. Ndasenze Mwami ngo uhagurutse ingabo, uhagurutse ab'inginzi b'abahungu, uhagurutse ab'inginzi b'abasore, uhagurutse ab'inginzi b'abakobwa, uhagurutse ab'inginzi b'abagore n'abagabo, bashobora guhagarara Mwami muri iki gihugu, bashobora guhagarara Mwami mu mfuruka enye z'iki gihugu, bashobora guhagarara Mwami mu miryango, kugira ngo imiryango ikire, kugira ngo urubyaro rukire, kugira ngo abagore n'abagabo bakire. Uwiteka Mana Nyiringabo, nongeye kuguhamagara kugira ngo umuntu wese urimo kugutakira ngo umukirize umuryango, wumva uko gusenga maze umanukana impinduka. Ndasengera uwari ucogoye, n'uwari unaniwe, wumvaga yata abana be, wumvaga yasiga umugabo we, wumvaga yasiga umugore we, ndetse ndasengera n'abamaze kubasiga. Wowe uri Imana ishobora byose. Twebwe tujya tubireba nk'abantu tukumva tugize ubwoba, tukabona ntibifite igaruriro, ariko imbere yawe nasanze hahora igaruriro, imbere yawe nasanze hahora imbaraga Mwami zijya zivuga rimwe ibintu bigasubira mu buryo. Ndakwinginze mukunzi mwiza, kugira ngo umanukire gukiza wowe imiryango yose yo mwisi yitirirwa. Paulo ntiyagize isoni z'imiryango irimo ibibi, ariko yasanze uri Imana yitirirwa imiryango yose yo mwisi. Uko niko tuje aho uri Mwami, uko niko tuguhamagara. Turaguhamagara Mwami mu miryango y'Abanyarwanda irimo abana bahindutse abatinganye, turaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo mu miryango yacu irimo abana bahindutse abasinzi n'abanywara umogi. Turaguhamagara Mwami mu miryango yacu irimo abagabo badahagaze mu nshingano, turaguhamagara Mwami mu miryango yacu irimo abagore Mwami batagihagaze mu nshingano, turaguhamagara mu miryango yacu irimo umwanda, irimo umunuko, irimo ibibi, irimo ibyaha bikunukira. Turaguhamagara Mwami mu miryango muri iki gihugu, aho imiryango itakwimitse, aho utabereye Imana. Turaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo ngo umanuke uhindura ibintu kubw'imbabazi zawe. Mwami, nasomye ijambo ryawe riramwe ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mwami, twizeye ko gusenga kwacu kuri buzana impinduka, kuri buzana impinduka. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaguhamagara mu miryango y'abatuyobora. Uwiteka we, abayobora hirya no hino Mwami, babikora neza mu maofisi, babikora neza mu business, babikora neza hirya no hino, ariko mu miryango hapfuye. Naho ndaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, ndaguhamagara mu miryango y'abakomeye, ndaguhamagara mu miryango y'aboroheje, ndaguhamagara mu miryango yacu Mwami w'aba, kugira ngo utugirire neza, kugira ngo udukize, kugira ngo udutabare Mwami w'aba. Ngwino wongere ubone igicaniro mu mitima yacu, ngwino ubone igicaniro mu miryango
miryango yacu. Mwami ntiwakwicara mu mazu, ntiwakwicara mu mago tutagufite mu mitima. Rembuza imitima y'abantu yongere kunyoterwe mwami w'aba, rembuza imitima y'abantu yongere kwifuze. Natwe abitiriwe izina ryawe, natwe abakumenye, uduhindura uko ushaka. Ibikoresho bizima byagarura icyubahiro cyawe muri iki gihugu, byazana icyubahiro cyawe mu miryango yacu. Urakoze mukunzi mwiza, turakwizeye. Ndaguhamagara wowe Mana y'ibitangaza, kugira ngo ureme ibitangaza. Kora ku mutima wabaye akahebwe, yaba ari uw'umugabo, yaba ari uw'umugore, yaba ari uw'umwana, wongera ugarura Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubwo tuvuga imiryango, hari abigunze bari bonyine batagira shinge na rugero, cyangwa bari muri iyo miryango ariko bumva batawe. Uri Imana ishobora byose, uri Imana yazura uwo mutima, ukawugarura mu ibyiringiro byo kubaho, ukawugarura mu ubuzima. Uwo ni umwihariko wawe Mwami. Nta muntu ubuntu wataha mu mutima wundi muntu, ariko wowe urabikora, wowe urabibasha, wowe bishobora. Mukunzi mwiza, ngwino Papa, ngwino tubere Imana nkuko wasezeranye, ngwino dukize Mwami w'aba, kuko watubwiye ngo nitugushakana umwete tuzakubona. Ni kuvuganya guhora ku ngoma, tuzindukiye ahuri kugira ngo dukize, tuzindukiye ahuri kugira ngo dutabare, tuzindukiye ahuri kugira ngo tukugishe inama, twumve inama zawe, twumve icyo utubwira. Icyo utubwira nicyo turi bukore Mwami. Turimwe abarushye bameze nka cyagiye ba Petero bari baraye baroba, nyamara bari bazi kuroba, bari babimenyereye, ariko bari baraye baroba ntibagira icyo bafata. Mwami natwe hari ibyo tuzi rwose, tuzi ko twabikora neza, tuzi ingamba na strategy, ariko hari igihe ibyo byose bifata ubusa. Harimo Mwami umuruho wabamaze imyaka basa nk'abakora, ariko bitagaragaza ubwiza bwawe. Mwami umaze guhura na Petero, uramubwira ngo narobe, aroba ari ku manywa, ari ibintu bitabaho. Mwami arakwizera avuga ngo ubwo bivuze Uwiteka we, natwe turifuza kumva ijwi ryawe, turifuza kumva utubwira ngo niba ari iburyo nimugana aha, niba ari ibumoso nimugana aha. Tugarutse tuje kugira ngo ni wowe twizeye, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe bushobozi bwacu Mwami w'aba. Ngwino tukubone Mwami w'aba, ngwino tukubone iwacu, ngwino tukubone mu bacu, ngwino tukubone mu byacu, ngwino tukubone mu buzima bwacu bwite, ngwino tukubone mukunzi mwiza. Mitima yacu iragushaka, mitima yacu irakunyotewe. Nasanze uri Imana y'imbabazi zitangaje, nasanze uri Imana y'ubuntu butangaje, nasanze utajya upfuka amatwi igihe umuntu agutakira, nasanze utajya upfuka amatwi, nasanze utajya ukura amaso yawe ku bakiranutsi, nasanze utajya ukura amatwi yawe ku byo basaba. Uko niko tuje imbere yawe Mwami, kuko tuzi ko wumva. Ndetse ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waremye ugutwi ntuzumva. Ndasenze kugira ngo wongere wumvishe abahungu bawe n'abakobwa bawe, bavuga ngo ese Imana iranzi, ese iranyumva, ese irandeba. Ubibutse kubera hose icyarimwe, ubibutse ko waremye amatwi ubasha kumva, ubibutse ko amaso yawe atajya abavaho, ubibutse kubafasha mu kiganza cyabo kandi ko nta muntu wabavunuramo. Ubibutse Uwiteka Mana Nyiringabo. Nasanze iyo wivuze rimwe gusa ibintu bijya mu buryo, nasanze iyo duhaye ijambo Mwami dushobora kurigenderaho imyaka, nasanze uvuganye n'imitima yacu bwite. Ayiwe by'isi ntibyongera kutubasha ukundi, ibicogoza abantu ntibyongera kutubasha ukundi. Turasenze ngo uvugane natwe Mwami muri iyi minsi. Usanga umuhungu wawe n'umukobwa wawe aho barimo bagushakira hirya no hino, aho ngewe amaso yanjye atagera, ubumvishe ijwi ryawe, bumva ikiganza cyawe cy'imbabazi, babona ineza yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Wumva nta wundi muntu wamwumva, ariko Mwami niyo yamwumva yagarukira bugufi. Mwumvishe kugira neza kwawe, muhe kwihurira nawe nyaguhora ku ngoma, muhe kwihurira nawe, ugera hadugwaye uhakize. Ese ni mu marangamutima Mwami w'abami ubasha kuhazura ukagarura ibyiringiro. Ese ni mu mubiri abaganga bavuga ko izo ndwara ari z'umuntu abana iteka, abaganga na siyanse byavuze ko bitagishoboka, ibyo nabyo birakoroheye Mwami w'abami. Reka ikiganza cyawe gikore ku muntu wese, umubiri urimo umupfana, urimo umushiramo imbaraga, urimo umushiramo ubuzima, arimo agenda atakaza ubuzima nka wa mugore wavaga amaraso imyaka myinshi. Umukoreho Mwami muri iyi minsi, umubiri wuzuke, ubuzima bwe buzuke, maze agukorera aguwe neza, kuko urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaje tubyigana n'imirimo, tubyigana n'ibyadufata, tubyigana n'ibyaduheza. Twaje tumeze nka wa mugore wari warumvise inkuru zawe Mwami w'aba, yari yarumvise inkuru zawe ngo ibyo yari yatanze ibyatunze byose kugira ngo yivuze Mwami ntibyashira. Yumva amakuru kukiza. Impamvu tuza gusenga, impamvu tuza imbere yawe Mwami, nuko dufite amakuru y'ukukiza, nuko dufite amakuru y'ukuri Imana ishobora byose. Uko nitwo twagize ibyo dushyira ku ruhande, tuza tubyigana nabyo bidusubiza inyuma, bitubwira ngo ese ari niko ngombwa, ariko Mwami turifuza kugukora
uhoraho turifuza kukwibonera mwami waba turifuza kukwibonera intebe yawe ikanyeganyega mu bwami bwawe ukavuga ngo hari abantu barimo banshaka ukavuga ngo hari abantu barimo bamamagara ukavuga ngo hari abantu barimo banyambaza ukavuga ngo ngiye gukora ikintu gishya kigiye kwaduka tuzakirebesha amaso Uwiteka Mana Nyiringabo ihererane n'abakobwa we n'abahungu bawe barimo bagushaka ukora ikintu gishya mu buzima bwawe nasanze hari imirimo ijya ukora ikatubera ibitsika mutima nasanze hari imirimo ijya ukora ikatubera urwibutso mu mutima tugendana urwibutso rw'imbaraga zawe urwibutso rw'ubutabazi bwawe urwibutso rwo kugira neza kwawe manuka mu buzima bwarimo bagushaka mwami ubaka ikintu kizababera mwami icyo bishingikirizaho ubaka ikintu kizababera kizahora kibibutsa mu mitima yabo bakavuga ngo nabonye kugira neza kw'Imana akavuga ngo Imana narayiboneye nubwo abantu bose bayivaho nge sinayivaho akavuga ngo Imana narayiboneye hari ibihe nabonye mwami byatuma ntagamburura hari ibihe nabonye byatuma ntabivaho rema icyo kintu gishya mwami mu buzima bw'abarimo bagushaka turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo imbaraga zawe zibe mu myuka yacu zibe mu bugingo bwacu zibe mu mubiri wacu umuntu wese umwanzi arimo hagurukira kubuza gukomeza urugendo rwo kugushaka ibyo byose byakwibasira ubuzima bwe byamburwa imbaraga nyaguhora ku ngoma ahubwo agwiza imbaraga ubwe ahaguruke mu mbaraga zawe agushake mwami w'abami ahaguruke mu mbaraga zawe umubiri we nturemererwe agushake mwami w'abami ahaguruke mu mbaraga zawe umwuka we nturemererwe umwanzi ntawuremereze ngo abuze uko asabana nawe haguruke mu mbaraga zawe mu marangamutima ntiharemererwe mu bugingo bwe ntiharemererwe reka imibabaro y'isi ntimubashe ngo imubuze kuzamura ijwi ngo imubuze kuvugira imbere yawe nyaguhora ku ngoma reka uburemere bwose bushobora kwibasira umwana wawe akananirwa kubana nawe reka bukurwe ku buzima bw'uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka itegeko ribi rituruka mu isi y'umwijima ryaba ribandara hejuru y'ubuzima bwe kugira ngo atazamura ijwi kugira ngo adataka kugira ngo atavugira imbere yawe kugira ngo adahabwe ubutabazi bwe reka iryo tegeko ribi ryamburwa imbaraga reka iryo jambo ribi uyu mwanya ryamburwa imbaraga ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti azabibasha kuko dushobozwa byose nawe Kristo duha imbaraga azabibasha kuko atari kubw'imbaraga n'ababoko ahubwo ari kubw'umwuka wawe naratsangaye mwuka we uratunihira iminiho itavugwa ni ku ijambo ryawe ryatubwiye ngo ni wowe utunihira iminiho itavugwa kuko tutazi uko dukwiriye gusenga ni wowe utunihira iminiho itavugwa kuko uzi igitekerezo cya data sengana natwe ntiturinda kubikwibutsa usanzwe ubikora sanga iyo mitima yubibaza ngo sinzi uko nabigenza ubibutse ko wowe mwinginzi mukuru ubibutse ko ari cyo ukora n'amasengesho yacu ruvangavange abantu ubwo dusaba nabi kuko tutazi uko dukwiriye gusaba ariko urakoze mwuka wera gusengana natwe urakoze kuzamura gusenga kwacu urakoze gutwara ibyacu ukabiboneza dore ko biba bitaboneye dore ko biba bivanze n'amarari yacu bivanze n'ibyatubabaje bivanze n'ibyanduye ariko urakoze ko twingingira reka gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugaragare mu nteko yo mu ijuru muri rwa rwabya rw'izahabu rubamo amasengesho yabera maze mwami imirimo yawe n'ibitangaza byawe bikoreke hano mu isi naratsangaye nasanze ngo gusenga ari ibikoresho ukoresha umurimo wawe urakoze mwami w'aba urakoze mwami ko twagize uwo mugisha wo kuba pati y'imirimo yawe mu isi twagize uwo mugisha wo kugira uruhare rw'imirimo yawe hano mu isi gusenga kwacu gukoresha umurimo wawe hano mu isi urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo tuguhaye iki cyumweru cyose kugira ngo uzakibanemo natwe tuguhaye iki cyumweru cyose kugira ngo uzatuyobore turasenze kandi mwami ngo ribitangiriro ryo kugwiza imbaraga umuntu wese waba waratakaje imbaraga zo gusenga reka iyi minsi mubera iminsi yo kubaduka atacyongera gucogora ukundi kuko mwami ntabwo uri Imana yo mu minsi 7 nta nubwo uri Imana yo muri 21 jours nta nubwo uri Imana yo muri 40 jours uri Imana y'iteka uri Imana y'ibihe byose icyo ushaka nuko twahora twihereranye nawe icyo ushaka nuko twahora dusabana nawe nk'abana na se ibyo nibyo ushaka mwami w'abantu uhora ukumbuye kumva tugusanga uhora ukumbuye kumva tugana huri turasenze mwami w'abantu ngo igicaniro cy'amasengesho cyari cyarazimye mu buzima bwe mwami aya masengesho abe kongera gucanwa kongera gutyazwa imbarutso y'ububyutse imbarutso yo kukanguka imbarutso y'ikanguro imbarutso mwami w'abami yo kongera kugaruka huri ndasenze ngo wari ufite igicaniro cy'amasengesho mu buzima bwe cyongere cyake kandi cyane cyongere kigurumane yongera
gwiza inyota nyaguhora ku ngoma, twongere tugwiza inyota, twongere twumva ibyo uvuga, utuzamukane mu bundi bwiru bwo mu mwuka, utuzamukane Uwiteka Mana Nyiringabo ku birenze by'abantu basanzwe babasha kureba, ku birenze by'abantu basanzwe babasha kuvuga. Mwami utuzamukane kure yaho twari tugereye nyaguhora ku ngoma. Dukeneye kwiherana nawe ngo tumenyeshe ubundi bwiru bwo mu ijuru, ngo tumenyeshe ibyo umenyesha inkoramutima. Dukeneye kwiherana nawe Mwami ngo tubwire ibitabwirwa benshi, nk'uko inshuti Mwami zibana, inkoramutima zikagira ibyo zivugana, abana bo mu rugo bakagira ibyo bamenya, rubanda rwo hirya rutamenya. Uko niko tuje imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tumenyeshe imigambi yawe, kugira ngo tumenyeshe inzira zawe, kugira ngo tubwire ibyo twifuzaho. Twaje mu nama zawe, ibyanjye bitandukanye n'ibye, ahakeneye inama zawe hatandukanye naho njyewe nzikeneye. Twaje mu nama zawe, ubera hose icyarimwe. Twaje mu nama zawe kugira ngo tuyobore inzira, kugira ngo tuyobore inzira Mwami. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya. Ni ahantu Imana yagaye abahanuzi bahanuraga batatumwe nayo. Icyo Imana yabagayaga mu by'ukuri nuko bataje mu nama z'Uwiteka. None wowe nanjye twaje mu nama z'Uwiteka kugira ngo tumuyoboze inzira. Ni Yeremiya nako 23 22 kugeza kuri 24. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, aba n'abahanuzi, ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi? Hanyuma muri Yesaya 1:18 wakatubwira ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ariko ndifuza agace kavuga ngo nimuze tujye inama. Na hariya muri Yeremiya havugaga ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye. Wagize neza kuza kugisha Uwiteka inama. Ndifuza ko twasenga muri iyi minsi tumubwira ngo tuje mu nama zawe. Wagaye abagaragu bawe b'abahanuzi bahanuraga batatumwe nawe, bakavuga iby'amayerekwa bitavuye kuri wowe, ariko icyo wabagayaga cyane cyane nuko batafashe umwanya wo kuza mu nama zawe. Tugiye kubwira Imana ngo Mana twaje mu nama zawe. Twaje mu nama zawe bitewe n'ibiguhiga wowe, bitewe naho ukeneye ubutabazi. Ubwira Imana ngo Mana ndakugisha inama, ndakuyoboza inzira, ndakubaza uko nabigenza, ndakubaza uko nasenga. Nasanze iyo tuyoboje Imana inzira ishobora kuduha amahishurirwa atandukanye. Niyo mpamvu imikorere y'Imana harimo ibya rusange, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, guterana n'abera, ubuzima bwo gukiranuka. Ibyo byose ni ibya rusange, ariko hajya habaho undi mwihariko. Nkuko inshuti yawe iyo muganira hari ibintu by'umwihariko mugirana, ushobora kumureba ijisho runaka akamenya icyo uvuze, hari ibintu muziranyeho by'umwihariko. Iyo tuje mu nama z'Uwiteka ajya tubwira ibintu by'umwihariko. Rimwe na rimwe ibikorwa by'ubuhanuzi bijya bivuga ibyo dukunda kwita action prophétique. Umuntu wenda yabarwaye akavuga ati nywa amazi, siga amavuta, agira gutya na gutya, weka amavuta ku barwayi. Ibyo nabyo ni rusange, ariko hari ibintu runaka Imana ishaka ati senga muri ubu buryo, reka kurya iki n'iki, itware muri ubu buryo, uvuga n'amasengesho itware gutya, bigenze gutya. Ibyo ngibyo biva mu nama z'Uwiteka kugira ngo nuko babigenza. Kakubwira ati wenda waravuze cyane ariko uyu ni umwanya wo guceceka, wenda wabigenje gutya ariko uyu ni umwanya wo kubigenza gutyo. Akenshi ibyo bikorwa Imana ibiduhaye ntago biba ari ibya rusange, hari igihe tunabikoramo amakosa tukabihindura rusange. Ibyo Imana yambwiye yansabye nkabigira itegeko ku bantu bose bagendana n'Umwami. Ariko tuje kubwira Imana ngo Mana muri iyi minsi 7 tuje mu nama zawe. Ririya ryo muri Yesaya ryatubwiye ngo iyo tuza mu nama, ngo tuje mu nama zayo, nubwo ibyaha byacu byaba bitukura tukutuku tuvuze mu mvugo isanzwe, nubwo ibyaha byacu byaba bikabije, nubwo twatumeze nk'abaruharwa, yatweza tugatungana. Hanyuma rero ryo muri Yeremiya ririmo riratubwira ngo iyo baba baraje mu nama zanjye banarababwiye ko bigenda, kandi baba barahanuriye ubwoko iby'ukuri. Nshuti y'Imana, Imana ifite ibyo yakongorera, ntabwo inaniwe kuvuga, ntinaniwe gukora. Reka twongere tumubwire ngo twaje mu nama zawe kugira ngo tuyobore.
hanyuma umuyoboze bitewe n'aharwayi wawe. Aharwayi si indwara z'umubiri gusa, ni ibipfuye. Umuntu ashobora kurwara mu bukungu, umuntu ashobora kurwara mu rugo, umuntu ashobora kurwara mu marangamutima, umuntu ashobora kurwara mu mwuka, umuntu ashobora kurwara mu mubiri, umuntu ashobora kurwara mu mibanire ye n'abandi. Ni ibintu byinshi bishobora kurwara bikamera nk'ibifite umumuga, ntibyavanse, ntibyigira imbere, ntibimere neza. Twaje mu nama z'Uwiteka kugira ngo tumuyoboze uko twabigenza. Data, turacyari imbere yawe, wowe mutunzi w'imbabazi, wowe mugizi wa neza urenze uko twabasha kubivuga. Ni wowe wongera kudutumira ngo tuze mu nama zawe. Turaje kugira ngo twongorere, turaje kugira ngo twumvishe ijwi ryawe, turaje ngo tubwire uko twakwitwara. Ndasengera abana bawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe, bumva bakoze icyo basabwaga gukora cyose, kuko ibyo bihe bibaho. Umuntu akumva yarasenze, umuntu akumva yarateranye, umuntu akumva yaratuye, umuntu akumva yakoze buri kintu cyose azi ko abera basabwa gukora, ariko ntabona ubutabazi. Tuje mu nama zawe Mwami ngo tubwire ngo iki nicyo gikurikiraho. Mwami, ijwi ryawe nasanze riruta ibintu byose. Ushobora no kutwongorera ukatubwira ngo ni ugutegereza gusa. Ushobora no kongera ukatubwira ngo komeza usenge. Ushobora no kutwongorera ukatubwira inzira zawe zirenga ibihumbi. Mwami, nituzi imivugire yawe yose ngo tuyimareyo. Ariko ndasenze kugira ngo umwana wawe ntasohoke ubusa, ntasohoke imbokoboko, ntasohoke adakuye ikintu kuri wowe nyaguhora ku ngoma. Umwumvishe Mwami, umwumvishe ikiva mu nama zawe. Twazamutse tugushaka, kandi twazamutse tumeze uko, twuzuwe n'intege nkeya, twuzuwe no gushoberwa, twuzuwe no kuyoberwa inzira. Ese abigishwa bagiye bataba mu cyumba cyo hejuru ngo bahure n'imbaraga z'umwuka wera, bari kumera bate? Ubutumwa bwiza bwari kugera ku isi yose. Uko niko twaje Mwami w'abami kugira ngo tubwire, hari ibanga wari wabahaye, wari wababwiye ngo nimugende mutegerereze i Yerusalemu. Dukeneye kumva utubwira Mwami, dukeneye kumva utuyoboranya guhora ku ngoma. Bagize neza babikora nk'uko wabibabwiye, kuko hari icyo wari wavuze. Ndasengera umukobwa wawe n'umuhungu wawe bashoboye kugira ngo ugire icyo uvuga Mwami w'abami. Wivuganire nabo kuko n'abana bawe, wivuganire nabo Uwiteka Mana Nyiringabo, maze bamenyeshwe ikintu gishya, bamenye ko bakwiriye kwifata mu gihe nk'iki ngiki. Tuje mu nama zawe Mwami ngo tukuyoboze inzira. Tuje mu nama zawe ngo utwigishe Mwami w'abami, utwigishe uko twarera abana, utwigishe uko twakubaha abagabo bacu, utwigishe uko twakunda abagore bacu, utwigishe uko twabana mu nzu yawe, mu rusengero aho tubarizwa, utwigishe uko twafasha, utwigishe Mwami uko twabanira abandi, utwigishe uko twasenga, utwigishe uko twakiranuka, utwigishe uko ububyutse buza, utwigishe uko umuntu agira ikanguro ritazima, utwigishe uko umuntu yiherana nawe Mwami, utwigishe uko umuntu abaho adacogora, utwigishe uko umuntu abaho adashirwa mu imbaraga, akazarinda agera ku iherezo ry'urugendo atabivuyemo. Utwigishe Mwami, utwigishe. Iyi si ifite ibintu byinshi yigisha, yewe tujye turabona ku bantu bandi babikora neza tukagerageza kubigana, ariko buri muntu wamuremye ari umwihariko mu maso yawe. Turaje Mwami, ndagushimira kutatwitiranya mu mazina. Buri muntu muzi mu izina rye, ubwo basha kubara n'imisatsi yo ku mitwe yacu nikuzi bigize ubuzima bwacu. Ese wamuremeye kuba iki? Wamuremeye gukora iki? Wamuremeye kugana hehe? Uretse Mwami n'ibyo, muri uyu mwaka uramwifuza ameza ate? Muri uku kwezi uramuganisha hehe? Ni hehe yashyira imbaraga? Ni hehe Mwami? Ni hehe? Ngwino uvugane natwe Mwami w'abami. Turashaka ijwi ryawe, turashaka ijwi ryawe, turashaka kukumva nyaguhora ku ngoma. Umukozi wawe Mwami w'abami Eliya amaze kunanirwa yisabira gupfa, waramusanze umwumvishe ijwi ryawe, umubwira imirimo yindi asigaje gukora, ukakwiriye kwimika abami, ukakwiriye gusigaho abahanuzi. Uwiteka we uracyavuga, uracyakoranya guhora ku ngoma. Mu gucogora kwinshi yibazaga ko ari wenyine usigaye, mu gucogora kwinshi arimo yisabira gupfa, nyamara hari hakiri umurimo. Niko nsengera abahungu bawe n'abakobwa bawe, abakozi bawe Mwami w'abami, barimo bagushaka hirya no hino kugira ngo twongorere Mwami w'abami. Ibimeze nka wa mutsima yariye akawugendera iminsi 40. Turasenze Mwami ngo muri iyi minsi yo gusenga ubwoko bwawe duhembuke, ubwoko bwawe buhembuke nyaguhora ku ngoma. Tuhakura imbaraga zizadusunika mu rugendo n'iminsi yose dusigaje Mwami w'abami. Utugaburire ku mutsima wo mu ijuru mukunzi mwiza, umutsima ugarura mu ibyiringiro, umutsima utuma umuntu yongera gukomeza urugendo, umutsima umuntu utuma umuntu adatishingano, umutsima Mwami w'abami w'ubugingo uwo tutarira muri iyi si isanzwe. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushaka. Yesu warivugiye ukurikiwe n'abantu benshi,
uravuga ngo basogokuru banyu cyangwa baso ngo baririye mano mu butayu ariko barapfuye, ngo icyakora wivugaho uvuga ku mutsima w'ubugingo ari wowe, uvuga ku maraso yawe mwami w'abami, ngurira ku mubiri wanjye akanywa amaraso yanjye, wowe ngo wazabaho iteka. Turasaba umwihariko hamwe nawe mwami, turasaba umwihariko hamwe nawe, turasaba umwihariko hamwe nawe. Sanga abahungu bawe n'abakobwa bawe nyaguhora ku ngoma, twakoze iby'amadini yacu adusaba tukagendera muri ibyo ngibyo gusa, ariko tukumva ntidufite ubuzima. Umuntu akumva ntafite ubuzima bw'ubumana muri we, umuntu akumva ntafite imbaraga zitsinda icyaha, umuntu akumva ntazi icyo Imana imuvugaho, umuntu akumva ntazi aho Imana imwerekeza. Ndakwinginze mwami w'aba kugira ngo ube Imana ya buri muntu ku giti cye. Erega nibwo umuntu abibasha, erega nibwo umuntu atabivamo. Iyo wabaye Imana ya rusange umuntu akagera ahari wenyine arashoberwa agacogora, arananirwa akabivamo nyaguhora ku ngoma. Ariko iyo wabaye Imana y'umuntu ku giti cye umuntu ntaba kibivuyemo ukundi. Uko niko byatumye Yohana ashobora kuba mu mwuka ari wenyine ku kirwa cya Patimo. Ndasenze Uwiteka Mana nyiringabo ngo usanga abahungu bawe n'abakobwa bawe bazi gusengera gusa mu kivunge, bazi gukorera Imana nuko bari kumwe n'abandi. Uwiteka Mana nyiringabo udusanga aho turi twenyine nyaguhora ku ngoma, maze utwumvishe ijwi ryawe, maze utubwire icyo dushakaho. Abantu batubwiye ibyo badushakaho, abantu batubwiye ibyo badukundaho, abantu baratubwiye mwami w'abami. Harimo n'abantu babayeho kubw'ibyo abantu bavuze gusa, bakorera abantu mwami, banezeza abantu bakagarukiraho. Ariko turashaka umwihariko mwami w'abami. Igihe watubumbaga mu nda z'aba mama wari ufite umugambi ku buzima bwacu, buri muntu wese hari icyo wari waramugeneye. Ndasenze ngo umuhe kumva ijwi ryawe mwami w'abami. Mbega kubaho umuntu anezeza abantu ko bivuna, mbega kuririmba kuko atinya ko bamuhamagara ko bivuna, mbega kuvuga ubutumwa bwiza kukwera itsinda ko bivuna, mbega gukora umurimo umuntu abikorera abandi ko bivuna, mbega kubigukorera uburyo biryoha, mbega guhagurutswa naho uburyo bibamwo imbaraga, mbega kugendeshwa naho uburyo birimo ubuzima. Turasenze Uwiteka Mana nyiringabo ngo wihererane na buri muntu wese wumvaga aruhijwe n'iby'amadini yamushyizeho, wumvaga aruhijwe mwami n'ibya rusange, maze wihererane nawe umumenyeshe mwami iby'amasoko y'ubugingo, umuhe kunywera kuri ayo masoko adakama. Yo umubera Imana ye ku giti cye, Imana bivuganira, Imana bigendanira. Urakoze Uwiteka Mana nyiringabo. Nasomye ijambo ryawe sanga ngo warazindukaga mu gitondo cya kare mu museke ukajya gusenga. Mwami wakira iki gitambo cya mu gitondo ucyakire. Imibiri yacu ikunda kuryama, imibiri yacu ikunda kuruhuka, imibiri yacu ikunda kudamarara, imibiri yacu ikunda kurya. Mwami reka iki gitambo cya mu gitondo kiguhumurire neza, ucyakire mwami w'abami. Twaje harimo abahunyiza, twaje harimo abasengera mu ishuka, twaje mwami harimo abasenga batakuye ibirenge mu gitanda, twaje Uwiteka Mana nyiringa uko kose wowe ukwakire mwami, maze utugwirize imbaraga, utugwirize imbaraga mwami w'abami, utugwirize imbaraga, utugwirize imbaraga. Ubyakire nk'igitambo maze biguhumurire neza, biguhumurire neza mwami w'abami. Uvuga ngo abana banjye baranshaka, utwemerere tukubone, haba impinduka mu buzima bwacu. Reka uburetwa bw'uburyo bwose ubwo umwanzi Satani yicaje ku buzima bw'abana bawe buturagurika umunsi ku wundi, bucikagurika umunsi ku wundi. Reka mwami bikangisho by'umwanzi biri ku buzima bw'abana bawe byamburwa imbaraga umunsi ku wundi, agenda abona ubwiza bwawe n'ubutsinzi bubonerwa muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami w'abami. Twakubwiraga ibyuzuye imitima yacu, twakubwiraga ibivugika n'ibyo umuntu atabasha kuvuga, twakubwiraga ibyo byose tubizanye ku birenge byawe. Waratinyutse uravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Nasanze ari wowe wenyine wihanganira abantu baruhije. Nasanze ari wowe wenyine wihanganira abantu baremerewe. Abantu baremerewe baravuna, ntibabasha kubana n'abandi. Abantu baremerewe we Uwiteka we nta byiringiro baba bafite, nta jambo ryiza, nta bitwenge, nta munezero baha ku bandi. Nasanze ari wowe wenyine utinyuka kutwakira tumeze gutyo. Waravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Tugutuye ibyo byose kugira ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe turuhukire imbere yawe. Urakoze kuri umugizi wa neza, urakoze kuri umutunzi w'imbabazi. Nyemerera mwami aho ijwi ryanjye ribasha kugera, umuriro wake mu mitima y'abahungu n'abakobwa. Imbaraga zo gusenga zibagarukemo, ubusabane bwongere busanwe. Aho ubusabane bwe nawe yumva bwarasenyutse,
ubwasenyuwe n'icyaha umuntu akananirwa kwakira imbabazi akajya yumva adakwiriye, wongera ubusane. Ubwasenyuwe no kumara igihe umuntu adasenga, wongera ubusane. Ubwasenyuwe n'amaganya y'iyi si n'ibyago n'amakuba n'ibyahe bihiye ubuzima bwe bikamurusha imbaraga, wongera usana ubwo busabane. Ndakwinginze, reka abahungu bawe n'abakobwa bawe bahaguruke mu mbaraga zo kwihererana nawe, bahaguruke mu mbaraga zo kugana ahuri basiganwa. Reka igicaniro cy'amasengesho cyake mu mitima yacu, reka igicaniro cy'amasengesho cyongere cyake mu miryango yacu, reka igicaniro cy'amasengesho cyake mu matorero yacu. Byahindutse umurimo uvunanye gusenga, byahindutse ibintu bigoye kuko ubusabane bwacu nawe bwapfuye, kuko ubucuti butahari. Ariko iyo ubucuti bwaje bitubera umugisha, bitubera umunezero kwicara ahuri, bitubera umunezero kugutega amatwi, bitubera umunezero kukubwira ibyuzuye imitima yacu, bitubera ibitaturambira, bitubera ibyo twifuza kuruta ibindi. Ndasenze ngo ubwo busabane bwongere busanwe mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Urakoze kuri Imana ya hose na kure, urakoze kuri Imana ibera hose icyarimwe, urakoze kuri Imana ishobora byose. Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Ninde byirato byacu? Ninde mbaraga zacu? Ninde mutabazi wacu atari wowe? Ninde dupfukamira? Ninde tuzamurira amaboko atari wowe? Wowe ushobora byose. Reka ineza yawe n'ubuntu bwawe yisuke ku bwinshi ku buzima bw'abagushaka. Barwanirire, baburanire, bimane umwanzi n'abashaka ababure. Reka ibibarekarama byose n'ibibasaba byose bibabure, biharirwe nawe Mwami, biharirwe nawe. Azabaho, azarama, azagukorera, azakora icyo yagenewe gukora cyose hatabuzemo na kimwe. Twigisha ubwenge bwo mu ijuru Mwami, twigisha ubwenge bwo mu ijuru, twigisha imigenzereze ikwiriye. Twaje mu nama zawe, utwemere twe gusohoka nk'uko twinjiye. Mu cyumba cyo hejuru nta muntu wasigaye atagiweho n'ururimi rwa Pentekote, atagaragaweho n'ururimi rw'umuriro, atagaragaweho n'imbaraga. Niko nkwinginga kugira ngo twese abazamuka muri iki cyumba cyo hejuru, yewe n'abazabyumva hanyuma, he gusigara n'umwe. Tumanukana imbaraga. Mwuka wera, uzura ubuzima bwacu, ngwino twuzure, wongere ubatize abahungu bawe n'abakobwa bawe bakwifuza, bagushaka. Wongere wuzure ubuzima bwacu bwari bucagase, utwuzure, udukoresha uko ushaka. Ndavuga umugisha ku bwoko bwawe muri uyu munsi wose. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe bajya mu mirimo itandukanye kugira ngo ubane nabo. Ikiganza cyawe cyiza kibashorere, presence yawe yayindiza n'akanyamuneza umuntu akakirirwa n'akakagendana, bayumve muri bo Mwami w'abami. Barwanirire, bashoboze gutsinda ibyo ababuza kuba uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndacecekesha amajwi yose abarekarama mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zibabuza gutera intambwe mu buryo bwo mu mwuka, zamburwa ubushobozi ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Agira ibihe byo kwihererana nawe, agira ibihe byo gukomezanya nawe. Ufite intege nkeya mu mubiri, ndamuvugaho imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga zo kubana nawe, imbaraga zo gusenga, imbaraga zo kwiyiriza. Reka uburemerwe bwose umwanzi Satani yashyira ku buzima bwe bukurweho. Reka zanzitizi zose umwanzi ajya ahagurutsa hirya no hino zituma umuntu ataba mu bihe byo gusenga, akaba yakwitwa ko asenga ariko ntasenge. Ndasenze ngo izo nzitizi zose ziva ku mwanzi zikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo babe hejuru y'imbaraga zibarwanya, babe hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose, ntagire ikimucogoza, ntagire ikimunaniza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri uwo kwizerwa, wavuga ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bwakwira bugacya. Tugana ahuri kuko twakubonye, tugana ahuri kuko wadutabaye, tugana ahuri kuko ari wowe udukomeza. Ni wowe wongera imbaraga mu bugingo bwacu, ni wowe ukomeza mu ruhanga rwacu kugira ngo tudakorwa n'isoni, ni wowe ukomeza amavi yacu yatentebutse, ni wowe ufata amaboko yacu yananiwe. Urakoze Mwami, tukuragije iki cyumweru cyose
ukibanemo natwe. Tukuragije imigoroba yo gusenga, uyibanemo natwe. Tukuragije amanywa hirya no hino aho tugenda naho twirirwa, ubibanemo natwe. Tuguha iki gihugu cyacu mwami, kugira ngo ukibere umwami, ukibere umwami, ukiyobore, ugitegeke, ibyo ushaka abari byo bikorwa mu Rwanda. Imitima y'abayobozi turayiguhaye. Nasomye ijambo ryo mu Migani 21 rirambwira ngo imitima y'abami ni mu kiganza cyawe, ngo iyobora aho ushaka kuko umuntu ayobora amazi mu migende. Ndetse ijambo ryawe ryadukanguriye gusengera abatuyobora kugira ngo tuba amahoro. Imitima yabo turayiguhaye mwami, kugira ngo uyiyobore. Ibyemezo bivuye iwawe abari byo biyibamo, ibyo ushaka abari byo biyibamo, kugira ngo natwe tuba amahoro. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze papa. Tuguhaye abanyarwanda batarakumenya kugira ngo biyereke mwami. Turacyavuga, turacyibutsa amasezerano ufite kuri iki gihugu. Duhagurutse mwami, duhagurutse. Hagurutse itorero ryawe mukunzi mwiza, ntiwemere ko ricogora, ntiwemere ko rishirwamo n'imbaraga. Udukureho umugayo w'uburyo bwose watuma izina ryawe ridashyirwa hejuru, natwe utugarukeho kubw'imbabazi zawe. Wegura abakozi bawe baba bacogoye, usubize mu imbaraga abahungu bawe baba bananiwe n'abakobwa bawe, usubize mu imbaraga bacogojwe n'ibyo baciyemo. Mwami ubibutse ko wabahamagaye, ongera bahagurutse mu mbaraga zawe. Udukize umugayo w'uburyo bwose, maze udukoreshe kugira ngo izina ryawe ryamamare muri iki gihugu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, nguhaye icyubahiro ku bwa byose. Urakoze ko wumva. Niba abantu buntu bumva kandi bagakora ibyo basabwe, kuko ari abantu b'inyangamugayo, kuko ari abantu babagizi ba neza, ntankaswe wowe. Wowe w'ukuri, wowe udasaza, wowe utananirwa. Urakoze kumva gusenga kwacu. Tuguhaye icyubahiro, nta wundi ugikwiriye, ni wowe wenyine. Nushyirwe hejuru, niwiharire imitima yacu, niwiharire ubuzima bwacu. Reka amavi yacu agupfukamira iteka, inimi zacu zivuge kuri umwami, ubuzima bwacu bukuyoboke, bukora ibyo ushaka wowe gusa. Urakoze mwami wanjye, waha icyubahiro, gushyize hejuru. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, naho ku mugoroba. Urakoze.
Mana utukingiza maze ubumenyi, Mana twifuza kumenya inzira zawe.